Ndangurura bigwi niyarutuhi Garagane nyirurugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicwehe Nakamanangahe yewe ga yaragiye no kwa musinga wehe wizakorenda wehe gahora n'Imana mbega musinga rwizakorenda nkitiya. Mu rwego rwo kumenya no kubungabunga ibimenyetso by'amateka n'umurage w'umuco, nyuma yo gusura akarere ka Nyanza, ubu twageze mu karere ka Karongi. Turi mu murenge wa Rubengera, mu kagari ka Gisanze, mu mudugudu wa Kigabiro. Nk'uko izina ribivuga, ahangaha higeze kuba ibwami ku ngoma y'umwami Kigeli IV Rwabugiri. Tukaba tugiye kuganira namwe mu bahatuye kugira ngo batubwire ibyo bamenye bifitanye isano no kuba hari ibwami. Tukaba tugiye kuganira ngira ababyeyi. Manase. Tukaba nkaba nagusaba twibwira neza kurushaho ngira ababyeyi. Manase nyine komeza. Wakwibwira abatureba cyangwa se batwumva gusa? Nitwangira ababyeyi Manase, naravukiye hano mu murenge wa Rubengera, akarere ka Karongi, mu mudugudu wa Kigabiro. Ubwo rero nkaba nejejwe no kubona abashyitsi muza mudusanga mushaka kugira ngo mumenye nk'amateka y'aha muri Kigabiro muri itongo ry'umwami Kigeli. Ubwo rero bibaye byiza kugira ngo mube muze mudusange. Ubwo mu byo mwifuza kugira ngo mutubaze muratubaza, tugende tubasubiza dukurikije uko tubizi. Nkuko natwe Rwabugiri hashize imyaka irenga 100 atanze, navuga ko nawe ntabwo muzi. Simuzi. Kutubwira nibyo wumvise. Ibyo numvise nasanze kubera ko nakurikiraga nka sogokuru mu gihe nari ndiho, niga kugenda tujyana nawe hagenda, urumva ko kuva icyo gihe nagiye nkurikira amateka yaho kugeza ubu ngubu. Batubwira ibyo wabuze kuri uwo mwami, ni ibiki ukibuka mu byo bakubwiye? Ibyo nzi byo kuri uwo mwami ni uko yakundaga abantu n'ingabo ze no kurwanira igihugu muri icyo gihe, kandi akaba yarakundaga no gufasha abantu mu buryo bwo kubagabira. Icyo gihe rero we nk'ubu twinjira ahangaha niyo mu itongo rye, ndumva no kwinjira ahangaha ubu twageze kuri iki giti cy'igihondohondo cyari mu marembo yiwe. Akaba ariho yagendaga akunda kuba ari nk'inshuro nyinshi, kuko umwami ntabwo yagiraga ahantu hamwe ho kuvuga ngo niho abarizwa, ahubwo yagiraga ahantu akava nk'akimukira ahandi, akava nk'akimukira ahandi. Mbese twavuga ko ari ibigabiro bye, ariko afite n'ahandi n'ibindi bigabiro bindi. Aha rero ni Kigabiro. Bavuga ariko natwe tuba tubizi, bavuga ukuntu ngo hano yahatuye kenshi kurusha ahandi. Byaba bituruka kuki? Rwabugiri yaratuye hano ngo yarahagiriye ibirori by'umuganura inshuro nyinshi kurusha ahandi. Mukeka ko byabaga byaratewe n'iki? Hano hagiriraga ibiro by'umuganura, ahantu yakundaga kugira umuganura inshuro nyinshi, nuko yakundaga kuba ahari, kandi agakunda no kuba ashaka no mu bibazo byo kurwanira igihugu, kubera ko yangaga ko abanyekongo bari batuye hafi hariya, kandi bashaka kugira ngo baze babe bafata barengera bace muri kiriya Kivu bambuke baza. Noneho we akakunda kuba ari hafi aho ngaho,
kugira ngo n'ingabo ze zibe ziri aho ngaho bugufi, kandi noneho agakunda, ubundi yabaga ari nk'aho Rubengera, ariko agakunda no kujya ahandi bita nko mu Rusenyi, naho yari afite ikindi kigabiro nk'icumbi. Mu Rusenyi naho ni mu karere ka, ubwo navuga ni Iburengerazuba naho. Hose hasa nk'aho hagiye herekeranye na Lac Kivu, kuko yakundaga kugira ngo yange ikintu cyatuma muri Kongo baza kugira ngo bafate imisozi, iki kivo cyose bagihindura icyabo. Agakunda kuhatura, nubwo yajyaga na za Nyanza na he hose yari afite, ndumva hose mwaragiye muhagenda mukamuzi n'amatongo ye aho yagiye atura, ariko rero inshuro nyinshi yakundaga kuza kuba aha ngaha. Muri izo ntambara yagiye arwana, hari izo mwarumvise cyangwa se izo mwamwibuka? Inshuro nyinshi ni uko aho yagendaga, si we wigiraga ku giti cye, yabaga afite ingabo nizo zagendaga zikajya kurwana zizitira abo ngabo bashaka kugira ngo babe bakwambuka, babe baza, ariko akakunda kubazitira. Ari nabyo yenda mu mateka muzakomeza no gukurikiramo, mugerageza kugira ngo mumenye no ku ijwi uko byagendaga n'uko hasigaye kuriya. Ariko inshuro nyinshi cyane nko ku rugamba yabaga afite ingabo. Ku ijwi ni hafi ya hano? Ku ijwi ni hafi ya hano. Ubwo hagati ya twebwe y'inaha ngaha no ku ijwi tugarurwa n'ikivu. Ikivu nicyo kitugarura. Hari umuntu ashobora kuba yahagarara akahabona akabona ku ijwi? Harahari rwose, harahari hafi, ndahabereka Iburengerazuba. Abantu hitwa he umuntu yahagarara akareba ku ijwi? Ahantu ni ku gasozi kari hano imbere gatoya, ahantu bavugirizaga n'ingoma nk'igihe cy'ibihe by'ibitaramo, nk'igihe bashaka kugira ngo babe bizihiza nk'umunsi mukuru, habaye nk'impamvu. Ku gasozi kari hano hafi rwose turaba tuhareba neza. Kitwa ngo iki ako gasozi? Ako gasozi ubundi bakita ku Kivugiza, ni agasozi ka Kivugiza ariko muri Kigabiro. Ubwo ntibifitanye isano n'ingoma hari? Ni impamvu kuko hajyaga ingoma ariko zikahavugira. Zikahavugira. Ni akantu k'akanunga gatoya kari hariya. Ndakeka ko icyo bivuga hari. Ni ahantu havugirizwaga ingoma. Kivugiza. Turaza kuhagera tuharebe naho. Karahari. None se nta bimenyetso, nta bintu baba wibuka byarangaga ibwami, nubwo biba bitagaragara ubu ngubu, ariko ukaba batubwira ibyarangaga, byari bifitanye isano n'ubwami icyo gihe? Byari bifitanye isano n'ubwami rero, cyangwa se nuko mu ibwami hari, ni ukuvuga ko hatakina, hari hamaze kusa nk'aho bihindutse, hasigaye amatongo. Amatongo rero ni ukuvuga ibyasigaye ahantu higeze kubabwa, higeze guturwa. Uvuze ngo igihe ibintu bihindutse, ibiki bihindutse bihinduka gute? Bihindutse ni ukuvuga nk'ubwami bucyuye igihe. Iyo bucyuye igihe busimburwa n'ibindi bigeze ku gihe cyabyo. Noneho nka repubulika nk'uko byagiye bisimburana. Ubwo rero aha ngaha nahera ko mbereka nk'ibyari bihari, byinshi byarasenyutse kubera ihindagurika nyine nk'uko turi kubivuga, ariko hari ibisigisigi bigenda bishobora kuboneka. Nk'aho ibwami hari, nk'ubu haduhagaze, hari mu marembo y'ibwami, hakaba hari ku marembo habaga hari ibiti bavuga byabaga birimo nk'imitsindo, ari byo bita igihondohondo, ndumva muri kubona nk'igishyitsi cyacyo, dore ngiki. Nubwo byarimbutse ariko tugira amahirwe kuko hasigaye igishyitsi, nk'abo baza bakareberaho bakamenya icyo ari cyo. Iki rero bacyita igihondohondo cyabagaho, abantu bakacyubahiriza. Ariko hari n'ibindi nabonye bisa nkacyo hano hirya. Biriya ni ibishibuka byacyo, nk'ariya ku mukingo mubonye ko nagiye nzenguruka ndeba hari ibishyitsi byacyo. Ariko noneho kuko nubwo hari, tuvuga ko hari mu matongo y'umwami, ariko amazu yari arimo yari menshi, kandi agiye afite uburyo agenda arutana ku ntera.
hari nk'icumbi ry'umwami yagombaga kubamo, akaba ari urugo rwiwe, ariko hakaba ahandi hari abaja, hakaba ahandi hari abagaragu, gutyo noneho hakagenda harimo ubundi ngo zaho zabaga ari muviringo, ibyo twakwita serikire, yenda abo benshi bazi, sinzi ukuntu yavuga, bizengurutse muviringo. Ubwo rero si ukuvuga ko rwari urugo rumwe ngo bavuge ngo ni igipangu, oya. Ibyo bigabiro by'umwami rero impamvu bavuga ngo ni mu kigabiro cy'umwami bakacyita kimwe, ni uko kibumbiye hamwe kuko umwami yari umwe. Ariko noneho ibiti byari bihakikije byari bigiye bigose ahantu hose, wasanga byari nk'ibipangu byinshi, tubyise nk'ibipangu by'iki gihe, kuko buri kazu kose kabaga gafite korotire y'urugo rw'imivumu. Imivumu rero ubu ngubu murabona ko byagendaga byegeranye, ari nk'ikigo kimwe ariko kigiye gifite buri hantu hose hagiye hafite habo. Tuvuge nk'abitwaga nk'abagaragu b'umwami, abitaga abagaragu b'umwami ni abahoraga aho ngaho, bagomba gukora nk'amasuku. Mbese ni nk'uko nk'ubu ngubu abandi bakitwa abaja bo si ukubakora bazaga gukora isuku, ahubwo ni ababaga baraje kugira ngo bahakwe. Guhakwa akaza gukora akazi k'ubuja ko kugira ngo azarebe ko yazashimwa bitewe n'imikorere ye. Akaza akahaba kugeza igihe noneho babandi yashimwa, noneho raporo ikagenda ikazagera ku mwami. Noneho umwami akavuga ati uwo muntu numva mwashimye ameze ati. Ubwo noneho bakagenda ababaga bari imbere bashinzwe nabo bagenda bageraga inzego zigenda zisumbana. Noneho hakaba ibyegera by'umwami. Ni ibyegera by'umwami rero ni nk'uko mbese nko mu kizungu tuvuga nka meya na ba visi meya. Noneho rero bo hakaba hari ibyegera, bya byegera bikaza biti hari umuntu ariko nyagasani, bamwitaga ngo ni nyagasani kuko ubwo byari mu bihe by'ibyubahiro bya kera. Noneho bakaza bati hari umuntu hano ahamaze iminsi kandi arakora, ari amasuku ari iki byose abikora neza, ariko ni umukene, hari ikintu yarakeneye. Igihe cyagera rero akavuga ati ariko muzane uwo muntu, niba ari umwe cyangwa niba ari babiri, akabareba akamenya ikibakwiriye. Ubwo urumva ko byabaga ngombwa kugira ngo babaze imibereho yabo, amenye mu buriho mute, muturuka hehe, muturuka Nyantango, muturuka hehe, ahandi hose mbese nk'uko umuntu yaba aturutse nka za Kibuye cyangwa hehe muri iki gihe nk'uko tubivuga. Ariko none ko mwaje se mukaba mugeze ahangaha, bakaba babanyeretse, murifuza iki cyabazamura? Nabo urumva ko ibyo bakoraga byose bakoraga ikintu cyo kuzamura umuntu waje guhakwa, ariko ufite icyo ushaka kugira ngo ubone ko wabona iyo ndamu y'icyo hakiwe. Hakabaho no kubahana kandi kwitwara neza kugira ngo uko bisa kose ubanze uhabwe amanota, kuko nubwo yagabaga no kunyaga byabagaho. Noneho bagasanga niba yaraguhaye nk'ibintu ukaba ubifata nabi, ukaba uri umurwanyi, ukaba uri umuntu w'umukozasoni muri icyo gihe, ukaba uri umuntu mbese usanga kunyaga byabagaho ako kanya. Kukunyaga rero ntibyatindaga, niba yari waragabuye nk'imwe cyangwa ebyiri bagasanga ubitwara nabi cyangwa ugire, ubwo urumva ko byagombaga kugira gute, hakazaho ikintu cyo kunyagwa. Noneho ibyo bikaba nk'isomo ryo kwitonda ngo ejo ntazamera nka kanaka. Nuko umwami rero akaba aho ngaho, ariko akaba ari umuntu wakiraga abantu. Sinamubonye ku maso yanjye, ariko nkurikije nk'abasaza nakurikiraga muri icyo gihe, nko muri 56, icyo gihe nkomeza kugenda nkurikira nk'abasaza basokuru, tukahagera tugasanga muri 56 nari mfite, nari ngiye kugera mu myaka 12.
muri 12 rero narareba kubyumva nkabimenya nkanabireba mbese ni nk'urubyiruko ubonye rwaraha kubitaho kureba bagira amatsiko nka buriya ndetse bamwe wari kubabwira ngo basibe bumvaga babikora nuko ntabwo bashaka kujya kwiga icyo gihe noneho tukagera urumva ibigaburo byo byari bigihari n'amarembo uko agiye abisikana amarembo akarebana nuko ukinjira ukagera ariko washaka kugira ngo wigire ahandi bakakwereka irembo ryahuge ariko n'impamvu zikujyanyeyo ubwo aho rero bivuze ko bagiye batubwira abagaragu n'abandi bose babaga hano n'ibyegera ariko nta ibyerekeranye n'ingabo ko akenshi baga agiye ashaka kurwana ingabo zo zabaga ziri hehe uko nabyumvaga ingabo zo uko nabyumvaga n'icyo gihe ingabo zabaga ziri ahantu ku rugamba zabaga ziri hafi y'aho mbuze ku nkengero z'ikivu ku nkengero z'ikivu bakaba ari aho ngaho ariko nabo bakaba bafite abaza gutanga raporo ku mwami kuvuga uko bimeze ko amahoro ameze ariko noneho hakaba n'abagomba kuhaba nk'abashumba b'umwami baragiraga inka bakamenya ingemu z'aba bandi z'ingabo kandi icyo gihe ingabo rero zagiraga ntabwo imbunda tuvuga ko zariho zigira ingabo yari imiheto n'imyambi inshuro nyinshi n'amacumu n'ibyo bita inkota inkota n'urwubati rwazo ibyo rero bavuze ko babaga bari hafi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ni hehe wumva bakubwira ushobora kuvuga uti ni hariya mu kahe gace ingabo za Rwabugiriza ingabo z'umwami zabaga ziri hariya zicungana n'abaje kuba abanyekongo nyuma hari nka hariya ahantu hari hahenga harebana n'ahantu bita ku Ishegesha ahantu umanukana ku gasozi nanone bita ngo ni Akabahizi ari naho nyine bahitiriye no ku Kabahizi kubera kuko nta rugamba rwahageraga ngo rubure gutsinda ubwo rero aho ngaho niho hantu cyane nko mu gihe muzaba muri mu mateka yerekeranye nko kuri Lake Kivu ahantu nk'aho bambukiraga ndumva utwo dusozi bazatubereka aho bambukiraga hitwa hehe ngubu mu Bugonde icyo gihe rero ni ukuvuga ko bambukaga bagiye nko ku dusozi tw'uturwa turi mu Kivu kugira ngo natwo badukumurira kugira ngo abo batazoga bakaza bakatuzaho bakajya kudusura ariko bagaruka bakaza aho ngaho bakanyura mu Bugonde bajya ku Kabahizi bigaragara ko ingabo zari zihari zigira ngo zirengere u Rwanda hatagira abanyekongo baza kwisukira ingabo za Rwabugiriza ntizambuka ngo zijye gutera hakurya ntabwo bakundaga ibyo kujya kurwanayo icyo gihe ntabwo bakundaga kujya kurwana Rwabugiri ntabwo bakundaga ibintu by'intambara ariko rero muri Kongo bo bashaka kugira ngo baze kuko n'inshuro nyinshi bazaga no gutwara n'abakobwa abakobwa bazaga gutwara abakobwa mu gihe cyo hambere gutwara inda ngo byari ibintu bigoye cyane noneho bakajya kubohera rero kwari ukubavana iwabo noneho kuvuga ngo babavanemo inda cyangwa se babice ahubwo bakabajyana aho ngaho tujye ku nka za Rwabugiri noneho inka za Rwabugiri zarishaga hehe bazishokeraga hehe inka za Rwabugiri rero zabaga hano muri Kigabiro ahantu hari ni ukuvuga ngo hari agasozi kitwaga Kasabusunzu ni ahantu zabyagiraga noneho ni hirya hariya naho ndahabereka nituza kugera hahandi mu ihirikiro rya hariya haruguru aho hantu rero ni ahantu hariya naho ndahabereka haratuwe ubu ngubu ku gasozi ahangaha turi nubwo tuyita mu Kigabiro ariko harimo utuzina tw'udusozi utuhe hari nka
ku muremure hano mu bigabiro hano mu bigabiro hari aho bita ku muremure hari aho nko ku muremure hirya hari ahitwa ku muremure hari ahitwa mu manonga hari aho ngaho mbabwira ku Kivugiza aho wa mwana yigeze kutubwira havugiraga ingoma hari ahitwa ku Mana y'umuriro se harya hakurya kwa Bantuza ku Mana y'umuriro se hari iki ku Mana y'umuriro ku Mana y'umuriro hakorwaga iki ku Mana y'umuriro rero ubwo hakurya hariya ni ahantu bakundaga kugenda naho ngo hakorerwaga inama z'iki hakorerwaga inama z'ibyerekeranye nk'ibyo bagaya cyangwa se nk'ibyo bashima kuko ni hafi yaho noneho hakaba mbere yo kugira ngo baze binjire nk'aha ngaha ku mwami hakabanza kugenzurirwa ko ibyo muje kuvuga cyangwa ibyo muje gukora bifite agaciro mbere yo kugira ngo birakaze umwami noneho ni ukuvuga ko rero nk'ibyabaga ari bibi bakabitwika ntibimubwire noneho rero ubwo aho ngaho bikatwikirwa hakitwa ko ari ku Mana y'umuriro ni ukuvuga ko uwari kuza noneho kuba yaza akaza kuba yagera hano bikamukoraho nk'ibyo yaraje kuvuga byari bibi n'ubundi n'ubu ngubu havuga ngo ibyo ngibyo ni mu bitwike kubitwika ni ukuvuga ngo mubihanagure biveho hatagira n'ubyumva cyangwa ni ukuvuga ngo ibyajyaga kugira ngo byinjire aha ngaha ni agasozi kari hakurya aha ngaha ku Mana y'umuriro bakatwereka mu kanya ni uko nguko ubwo rero noneho hakaba ahandi hitwa nko ku muremure n'ahandi hakurikiyeho hakaza akandi gasozi akako hino aha ngaha nanone ariho bita amanonga gutyo noneho hakaza hano ku ihirikiro naho bahita ku mbese umuntu yavuga ko hano mu bigabiro ibwami ni ukuvuga ngo hari uduce dufite amazina twagendaga ariko ari ibwami atari umusozi ari ikigabiro cyose iki ngiki ni ikigabiro cyose bikagenda rero byagera nko hakurya hariya ho hakitwa Nyabitare hari iki cyo hakorerwaga iki Nyabitare habaga hatuye abantu bake ariko bazaga nabo baje ari abaza nko gutura ibwami pirito nk'uko byari nk'abaturage mbese bahatuye ariko bakunze kuza b'abasaza bakunze kuza gutarama nk'ibwami noneho bakahafata gutyo kuko icyo gihe n'abaturage bari bakeya abaturage batuye hariya ariko bazaga bisanga hano aha ngaha bakaza nk'uko mbese no mu buyobozi bundi usanga hari nk'abandi baza ari nabo mwayoboza mukavuga muti umuntu yinjira hariya bigenze bite nubwo bari bakeya ariko babaga ari abantu bubahirije no kugira ngo babe bo bakamenya iby'ibwami ku buryo niyo wavugaga ngo uvuye nka Nyanza cyangwa uvuye handi ariko uje ugendereye kugera ku mwami ukaba uzi kubanza kubaza nk'umuturage waho ese hagendwa gute se ni buri munsi noneho we akakuyobora akakubwira ati gutyo babaga bafite n'abandi baza nubwo mu bwami habaga hari umwami kandi agize hari ibyo bitaga amakoro rero ni nk'imitwaro yazaga ije si umwami wabiryaga rero ni ukuvuga ngo hari nk'abaja babaga baba mu rugo bakagemurirwa nk'ibyeze hirya iriya nk'uko mbese nk'urugero naba nk'ibigori byeze nk'ubu ushyira nk'ibintu nko ku mutwaro ugaha nk'umwana utujyana ibunaka gutyo hari abandi bantu tutavuze Rwabugiri bavuga ko yagiraga abagore benshi ni uwuhe mugore uzwi cyane wabaye hano uwo wumvise bavuga yagiraga abagore benshi hari ba Kanjogera hari bande ariko rero ni ukuvuga ko nko kuvuga ngo yagiraga abagore benshi ni uko nk'ubu yabaga afite nk'umugore nka hano nko mu macumbi ye ahenshi nk'aho nababwiye za ntuza hirya iriya
za Rusenyi nk'aho handi nko mu ibyo bigabo byose yagendaga ku macumbi yagendaga afite umugore. nta mugore se wabaga ahangaha igihe cyose uko wabyumvise niba atarabyumvise kandi nabwo ntacyo bitwaye wahahoraga nk'abo ngabo kubera ko babaga bagenda bagire hari ubwo nababwira nkamba beshye ntazabura undi yenda tubwire tuzagira gusa ntiyabagaho atamufite tuzamenya ibiri byo n'ibiteje tubwire kuko wumvise bavuga numvaga bavuga Kanjogera ariko noneho ubwo yabaga afite erega bo n'ukuntu batungaga abagore abo babonaga ari mwiza bavuga ngo akwiye umwana none bakamuzana ukabona ngo bamuzanye bamushyiriye kandi noneho ibyo bita ngo ubukeba byo byari nk'akarande ubu barabyubahirizaga kuko ngo nta mwami wagombaga kugira umugore umwe ekada nuko nguko ariko si ibyo n'umwami hari n'abandi basanzwe batari n'umwami nabo bagiraga abagore benshi bagiraga abagore benshi ahubwo kuko kubera ko icyo gihe n'ubu kugira ngo bihinduke byatewe n'imibereho ahari kubera n'amasambu n'ibiki hari n'ubwo n'umugore yagendaga akajya kuzana nka mwene nyina cyangwa kwa ba nyina wabo akamuzanira umugabo ati reka sijye uzaba hano ngo mbe muri biriya byose akajya kumuzanira undi akiharika kugira ngo abashe akiharika akagira nka babiri nk'abagore batatu ariko bitewe n'iki naho n'umutungo mwinshi atashobora kugenzura wose nibyo byaboshyaga ubundi si ukuvuga ko ari ibindi bindi bari bafite bigira ni uko yavugaga ati mfite hano kariya gasozi mfite na hariya habereye aho umugore ati sinzahakwirwa hose noneho nguhaye uruhushya cyangwa umbwire nzajya kukuzanira undi mugore ariko uzamutuze runaka gutyo bakagenda ndetse n'abana bagakundana abana bo kwa se kwa nyina wabo kwa ba mukase ntibyameraga nk'ubu inshuro nyinshi biri kugenda biva ku buryo bw'imibereho mikeya hanyuma se ku byerekeye imihango n'imihango bakuraga imihango myinshi nta bimenyetso by'imihango yakorwaga icyo gihe ubu ngubu byaba bikiriho cyangwa se waruvise cyangwa warabonye na kera ariko bikaba bitagihari nk'imihango yagendaga ibaho nko ku buryo bw'umwami se cyangwa ku buryo bw'ubwami imihango imigenzo y'ibwami imigenzo yo yagendaga ibaho ubundi habagaho nk'ibintu byo cyane nko kubahiriza nk'aya mata twumva mwavuze nko ku kibazo cy'inka ukuntu amata agomba kugira nk'ibinyweshwa amata bakayubahiriza bakubahiriza uburyo bwo kuyakora kuyatunganya amacunda kuyavanamo amavuta byose bakagenda babigira tuvuge nko kumena amata ntibabyite ngo ni ukuyamena bakabyita kuyabikira ubwo urumva byari kuyaha icyubahiro ntibapfe kuvuga ngo ni ukubyandika nk'uko bigiye bigize byose ibintu byose bagendaga babiha imihango ariko hari n'ibyo bitaga imitsindo imitsindo ni nk'icyo giti naberetse cyabaga kiri hariya mu marembo ubwo icyo giti rero bavuga ko kiri aho ngaho ariko uwahanyuraga yahagera akaba azi ko ibyo yari azanye bindi n'ibiki byose yenda n'abaribwaga ngo kizabyumva kibivuge sinabimenya ariko noneho ugasanga ko icyo kintu byose bagendaga bacyubaha akacyubaha ngo ejo kitazagera yenda bataza kumenya ibyamuzanye bavuga by'utubindi hari icyo mwamutuzi utubindi ahubwo vuga byari ibibindi utubindi ni udutoya bita nk'utunoga ariko ibindi byo byari ibibindi binini bakabyita intango intango nabyo byari bihari byari ndumva byari bigeze kuri 4 ibinini narabibonye byari byubakiye ahantu mu kazu kabyo mu kararo ni ahagana haruguru ahangaha y'aha duhagaze nubwo bagize nyine bamaze gufata iby'imirima nk'uko batemye ibyo biti bakagenda bagira bati igihe cyarageze ariko bakabyangiza bakayimena ibyo bindi se byakoreshwaga iki byari bibaza iki biteka ikamera ibyo bindi byabaga aho ngaho rero kubera ya myumvire yo nko guterekera cyangwa nko kubandwa no kugira nk'ibyo by'imigenzo ya kera ya gipagani noneho hari ababihinduraga hari nk'imana zabo
noneho hakaba baza kwivuga, bakaza kuhasengera, bakaza uwagize nk'ibibazo wumva bimukomereye akaza, ariko ku buryo byabaga tuvuge hari nk'ababyeyi bashakaga nko kugira ngo nka kwa kundi umugore yatindaga kubyara bakabyita ngo baramuzinze, ngo noneho akaza nk'umugabo akaza kwivuga kuri za ntango, akaza kugira ubwo noneho umugore yabyara habonye amanota yuko wa muntu yuko za ntango arizo zimufashije kugira ngo wa mwana. Izo ntango zaga zifite isano n'ubwami, intango z'umwami zabaga zifitanye isano. Rimwe kandi ugasanga hakaba nk'igihe usanga nta mazi arimo, ariko noneho nko mu gihe cyo mu cyi ugasanga zirimo amazi ziracagase, ukibaza ahubwo kandi ari muke, ukibaza utese izi ntango harimo isoko, ariko nta soko yari ihari. Ubwo rero sinzi zaje kuhava ryari. Intango zaje kuhava zavanwamo ubwami busa nk'aho bucyuye igihe. Intango zarahagumye kuko n'abana batoya badukurikira bo hanyuma yacu bajyaga baza nk'abanyeshuri nka kuriya bakaza bakazerekwa, zari zigihari. Ariko rero nubwo ndumva zisa nk'aho zajyanywe n'abashinzwe kumenya nk'iby'amateka, ndumva ibyo ari byo byose bazijyanye nyine zarangiritse birumvikana. Mu myaka ya vuba. Ni mu myaka ya vuba, ni muri demokarasi. Kuko ubwo babijyanye bavuga ngo bagende bazajye bagerageza nko kwerekana ibyo bya kera, mbese nk'uko namwe mukurikira aya makuru. Maze ko ibi ngibyo ko bigihari byo ntacyo bitwaye, ibyo ntabwo demokarasi ntabwo yabyanze. Oya, ni ibiti nabyo bibarwa nko mu bidukikije, ariko noneho byo nabyo urumva ko nko kubitema nk'iki kirwanyeho niko navuga, kuko urabona ko iyo kiba cyo kiba ari umugogo, kuko na mbere cyari ishyano ryose, cyari urabona ubushyitsi rwacyo. Ariko noneho ubwo ngubwo babitemye, nk'uko nk'awa mugabo yavuga ati haje nk'umuntu nijoro yitwikiye ijoro, araza araharura n'igishyitsi cyari cyasigaye, ubwo ni nk'imiti nk'imitsindo yagendaga ngo ashakamo, ariko noneho urabona ko cyarwanije kigashibuka. Iki ngiki cyo rero ni ukuvuga ko cyashibutse, ariko nk'ubu twebwe tumaze kujijuka, bibaye byiza cyazakura kugira ngo n'abandi bazaze bakirebereho. Ubundi ibindi nk'imivumu byari bihari, byari byarabaye inganzamarumbu. Inganzamarumbu ni ukuba ikintu cyakuze, ubwo bamaze kuhabona no kuhagabana, bagiye babibazamo imivure yo kwengeramo amayoga, amasekuru, inkongoro, mwene nk'ibyo, abandi bacana. Urumva ko mbese ubwo basimburanye barwanyaga n'ibyo by'icyo gihe ngo batangire bakora ibyabo. Nuko nguko byagiye bigenda bisenyuka. Ubundi aho rero nubwo intango bazavanye, ariko aho zari ziteretse haracyagaragara, ari naho hafi yo ku nzira yagendaga yerekeye aho bajyaga guhanira nk'abantu bakoze ibyaha. Harya ngo hitwa he? Aho hantu bahaniraga abantu. Ni mu ihirikiro, hari n'akazina uriya mwana yigeze kuvuga, harya nawe uhise ngo ni yego ni ku ijuru nayibabwiye, ariko ni ku ruhurikiro, ni ku ruhurikiro rero naho hantu nyine niho ndi kubabwira. Kwa kundi nakubwiye ko udusozi twose turi aha tugiye dufite akazina kaho. Urakoze. Noneho rero ubwo ngubwo twagenda naho nkabereka aho ngaho ku ruhurikiro, noneho tuhageze tureba no mu Kamukeke mw'iryo riba ry'umwami, noneho tukahabereka. Hakaba n'iriba rusange ry'ahantu bita mu Irimuza, kuko nubwo bari reka noneho tugende tujyeyo. Twagenda naho tukahagera. Ubwo ahangaha mw'aya matongo ho rero icyo navuga kindi ni icy'uko naho umwami nubwo yarahatuye ari aho umwami, ariko ayo mazu yandi yari ahari yarahakikije,
yari arimwo abandi nk'intumwa ze ariko zitabana mu nzu imwe, hakaba hari ahabaja, hakaba hari icyo bitaga abaja, hakaba n'icyo bitaga abagaragu. Abaja ni abagumaga aho ngaho mu rugo, abaja b'umwami bafashaga nk'umugore w'iby'amasuku. tujye kureba hariya noneho. Urakoze cyane. Nyuma yo kuganira na Ngirababyeyi Manase, noneho tugiye kuganira n'umuturanyi we ari we Bakundikije Theoneste. Bakundikije Theoneste, aha ngaha ibyerekeranye n'ibwami kwa Rwabugiri wabimenye gute? Murakoze. Impamvu nabimenye nuko ari naho navukiye, mu karere ka Karongi, umurenge wa Rubengera, noneho akagari ka Gisanze, mu mudugudu ni Kigabiro, noneho nkaba nturanye n'intango neza nyirizina aho bazicukuye. Urakoze. Hanyuma aha ngaha turiho hari hafite isano n'ibwami? Aha ngaha turi, amateka uko navutse babivuga n'amagingo aha ngaya ni yuko umuntu wabashaga kuba yakoze ibyaha, abantu bakoraga ibyaha bagacirwa imanza, babazanaga kikabahama, akaba ngombwa yuko bakatura gupfa, babazanaga aha ngaha bakabica bakabahirika, bityo bahita ku ruhirikiro. Hanyuma se ko tuzi neza ko inka z'ibwami zagombaga kugira ahantu zishoka bazishokera, nta mariba yabaga intangaha, amariba y'inka z'umwami? Amariba yarahari, hari nk'iriba ryitwa Mukamukeke, ari ryo riri hariya kuri iriya nsina iri munsi, ariko kubw'uko ibiza byagiye biza n'imvura nyinshi, noneho bitewe n'uko n'amatungo yagiye bayashyira mu kiraro byatumye risibama. Ariko na vuba aha ngaha mu bihe byashize turarizi twese, ryarasibagana, ryagera gutya rigasibangana, bakaza bakarisana, abantu bakongera n'ubundi bagashora igihe inka zabaga ziza ku musozi. Ubwo rero noneho hariya munsi y'akaragatsina hari agatereye munsi, niho ryari riri, noneho ukambuka hano hakuno ku mugano niho inka zabyagiraga. Hariya ngo hitwa ngo ikisubiremo? Hitwa mu ruhirikiro. Oya, iriba rya Mukamukeke. N'ubundi ko hitwa? N'ubu hitwa Mukamukeke, noneho hirya hari irindi riba ryitwaga Manunga. Ariko ririya niryo ryari cyane, ariko n'ubundi amariba yari abiri, irya hariya hirya mu Manunga na ririya rya Mukamukeke. Iryo Mukamukeke ryo rishaje vuba. Murakoze. Murakoze. Ndangurura bigwi niyarutuye, garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso, ngeze mu nkomane za Nyakarengo, nje kuvuga imyato gishima ryicweye. N'akamanangahe yewe ga yaragiye, no kwa Musinga wehe wizakorenda wehe, gahora n'Imana mbega Musinga rwizakorenda nkitiyangahe, nshuti yambyaye ngo byiyahetse, gahora n'Imana mwami w'i Rwanda we.